nongeye kugusuhuza kandi ngushimira aho tugenda tubana umunsi ku munsi. Iyi ni Aime Official Ngendikeza, katari agasinzi ahubwo kagasitari kazanye dushye kuri benshi bakareka udushyari bakabumva udushyiga two kwiteza imbere. Ngo warura hariko uyu munsi banukanye n'umusaza agiye kutuganira amateka ye menshi cyane, byinshi adufitiye uyu munsi. Ntucikwe, reka mwakire atangire twibwira. Reka twakire umutumirwa wacu atangire atwibwira. Muraho neza? Muraho, namaho. Bameze neza? Tumeze neza. Watubwira amazina yawe kugira ngo abadukurikiye bamenye aho turi kuganira umuntu wari we? Nitwa Kanyabitaro Philippe. Kanyabitaro Philippe, watubwira intego cyangwa badutangira ikiganiro tugiye kuganira, ukatubwira intangiriro nyine yacyo, ibyo ugiye kudusangiza muri make? Ibyo murambaza ndabasubiza. Guys, mwamwumvise umusaza turi kumwe ni umujene w'umusaza. Mwumvise umusaza turi kumwe ni umujene wa danje agiye kutuganira ku buzima bwe, aho yavuye naho ageze. Wowe nujya kure, icyo wibuka gusa icyo ugomba kuzirikana ni subscribe ku muryango wa YouTube channel hafi aho. Muze ugiye kudutangirira ikiganiro cyacu, utubwire nyine impamvu ufite tuno tuntu, wese tuno tuntu dukora gute, dukoresha gute, bimeze gute? Tudukoresha twanje rero ni inanga nkoresha, ikaba yitwa iningiri. Ubundi nkaba narayikoze cyangwa kugira ngo mbe umuhanzi. Uretse ko nabaye umuhanzi nkabura uwadepana ngo mbe nakwigira hejuru nagaragara nk'abandi, ariko mu buhanzi bwanjye jewe ndahanga kandi ngacuranga. Ubundi ubu mfite nk'urubyiruko nakwigisha, twakwifatanya natwe tukaba twashinga umushinga wo gucuranga. Muri make wabaye umuhanzi ubona mbere? Nabaye umuhanzi mbere. Hari indirimbo se wowe urigeze ukora? Indirimbo ndazifite ariko ntizigeze zisohoka. Waranditse indirimbo ariko ubura ubushobozi bwo kuzisohora. Kino kintu sinzi uko bacyita. Bayita iningiri. Okay, iyi ningire yawe uyikoresha ucuranga bisanzwe, ucurangira abantu gusa? Igikoresho bisanzwe ari nkaho habaye kwe. Yaragaho nikaho. Anga nimbuta ureke kuvunika. Mu bukwe gusa cyangwa no mu birori bitandukanye, ujye ubona abantu bagutumira se ngo uze bacurangire? Jewe uretse ngo kuzango uko kagari habaye nk'umunsi mukuru cyangwa ku murenge bakampamagara nkagenda nkabaririmbira. Ibyo gusa. None se uravuze ngo wabuze ubushobozi bwo gukorera indirimbo, wanditse indirimbo ubura ubushobozi buyisohora. Ese hari abantu benshi baba bashaka abantu bafite impano bakabazamura, bakabakorera indirimbo, bakabageza ahantu kure. Hari uwo washatse cyangwa hari uwo wabwiye arabyanga? Jewe ntaho ndabona ngo mutire ngo nere inkunga ngo yanjye naramuguze n'ibindi ngo ni ishati yanjye ifite. Ariko nuko utamushatse ngira ngo zinamukura he? Oya, abantu bibushatse urababona, ushyiramo nyine yifite ikintu ushaka ushyiramo ubushake bwinshi kugira ngo bya bizanduzi zawe nyine zibashe kuba impamo. Bivuze ngo wanditse indirimbo zingahe ubundi? Indirimbo mfite ni nyinshi. Urebye aho nakazamukiye nkuko umurenge mba ncuranga cyangwa se ko kagari, ubu nibo bakagombye kunzamura. Ariko iyo ngiye gucuranga nyine babona kandi byandi byo gucuranga by'ibirori gusa nta bitanga nzamura. Uravuze uti aho bakazamukiye ndi ku kagari cyangwa ku murenge. Nase wajya ku murenge ukababwira ko nyine ukabacurangira bakanezerwa, ukavuga uti iyi ni impano yanjye nshaka kuzamura ariko nabuze ubushobozi, ukabasaba ubufasha bakabyanga? Jewe rwose ndagenda ngacuranga bakantumira, haba ari abayobozi baje ku murenge nkabakira, ari abadepite narabakiye, abaguverineri intara y'Amajyepfo nawe naramwakiye. Urukumva nibo bakagombye kumuzamura, ariko nta maherezo nyine kuko iyo turanga baba
abandi bananze bakagombye kumfasha. ariko birumvikana kuko ureba no kugufasha ni kimwe urumva ntabwo wamenya ko umuntu akeneye ubufasha atabikubwiye we nkawe wowe ukeneye ubufasha akavuga ati njyewe mfite ikibazo wenda runaka kuko bacurangiye bakinshima bakanezerwa avuga ati ariko nubwo mbacurangiye umuziki wanjye ntabwo uzamuka ngo ujye ku rwego mbishaka ubigerageza na rimwe byibuza bikanga. Icyo kibazo cyo ntabwo nigeze kuza kugitanga gusa ariko nabona kuko bakagombye kumfasha kuko babona ko ndi umuhanzi kandi nkaba baririmba nk'abanezeza. None se uririmba indirimbo bwoko ki wundi? Nyine nanjye ntabwo riyumvishe ya mbere ni nk'iyi ngiyi yo kwamamaza umukuru w'igihugu aho yadukuye n'aho tujyanye. Ati uririmba indirimbo zimeze nk'izo kwamamaza perezida kandi ufite nyinshi waducurangiraho gato amasegonda make indirimbo imwe tukayumva. Kagame Paul umubyeyi w'u Rwanda aho wadukuye umubyeyi w'u Rwanda yakoze ibintu byinshi bitandukanye. Izo nizo ndirimbo waba uhanga zonyine gusa? Oya, hari n'izindi zikurikije kwamamaza kumushimira n'izindi zisanzwe. Ndabona rega uri umupapa ukuze ushobora kuba ufite na famiye ngari cyangwa ntoya simbizi ufite umuryango nyine witaho. Ese ibi bintu ubundi kubicuranga ni ukwishimisha gusa cyangwa hari ugiye kubikora n'akazi nyine? Njyewe kugira hari igihe bimfasha akagira ngo umuntu uvuga ati nzanzire mu bukwe kamutahira ubukwe namutahira ubukwe akagira agahemba mpemba yamara ko kampemba haza nanjye kakamfasha mu muryango wanjye. Ako ndumva n'ubundi ya mafaranga ushaka hari nubwo bishobora kuba atavamo menshi ariko ndumva ya mafaranga ushaka kugenda yabona gake yose. Kuyabona ndatubona ni dukeya ariko rero nakagombye kugaragara wenda urabona kuko nka za orchestre wumva ngo barazishinga cyangwa amatorero ubu mfite nk'abana nigishije tukaba dukinana tukaba twasohoka haba habaye kwa kundi haba ibirori ku turere cyangwa ku turere nyuma yaho urabona ko babatumye kwewe rero kubona kuko ntabwo twava mu cyaro ngo hariya habaye ibirori ngo baradutumiye ngo twiyungu tugiye uziye batumiye abakinnyi bya bitorero barabahemba ubwo rero nanjye mfite nk'abundi kumwe nabo bakadutumira tukajyayo natwe twabona icyo gihembo kikadushimisha noneho wamujyana wanjye none se yamuze kano kaboro iyingire yawe watangiye kubikoresha ryari? byamaze nk'imyaka nka 40. Maze imyaka 40 ucuranga kano kantu guhera ku mwaka wa mbere kugeza ku wa 40 nta kintu karakumarira na gito? uretse kuko wenda nagacuranze nagacuranga utwugiye mbona mu nkizigama wenda nabafitemo nk'akahene cyangwa n'akagurube ndetse ubwo nibyo nawe ndi kuyibara wundi ni kukamarira amagi kandi kabitunze n'umuryango wawe. Imyaka 40 gusohora indirimbo y'amajwi gusa ntabwo bisaba amafaranga menshi. Hano mu cyaro wenda na 15 bayikora. None umaze imyaka 40 utarabonamo nk'ibihumbi 15 ngo ujye muri studio nk'abandi wuzuze icyifuzo cyawe? Njamwe munanteze ko ntahazi ko ndi wo mucana. Oya kuba utahazi ubwo mbise mbyumva ko ubushobozi wabubonye ariko ukavuga uti aho bakorera indirimbo ntabwo nahamenya sindi bujye kuyikora bikarangira gutyo. Kuko keretse mbonanye nk'umuntu akangira inama akambwira ati wenda ndashaka amafaranga ya naya n'indirimbo zawe tuzijyane kuri studio zisohoka. Icyo wabuze ni umuntu kugira inama gusa. Icyo nabuze ni umuntu ugira inama. None bya bintu bikumvikana neza bivuze ngo ubushobozi warabubonye ariko buri umuntu kugira inama. Ubushobozi nabubona rwose mbona umuntu ugira inama. None se twatangiye utubwira ngo wabuze umuntu bagutera inkunga
kugeza kuri level wifuza nawe ukajya ujya kuririmba ukamera nk'abandi bahanzi bose uti wabuje ubushobozi none uratubwiye ngo ubushobozi babubona nuko wabuze umuntu kugira inama nabubona ariko nyine nabwo ndamutse mubonye nabushakisha ntabwo kuvuga ngo ndabufite nabushakisha ambwira ati nzakugeza ku rwego none ubwo akambwira cyagomba iki nagishaka noneho akahangeza nanjye nkagaragara nk'abandi nkaba umuhanzi kimwe n'abandi nkagaragara mbese. Ufite abana? Ufite abana bakuru? Ufite abana bakuru. Abana se kuba basobanutse baza babwiye bakagushakira na studio inaha ukajya gukora indirimbo nyine kugira ngo tuzaze zibona. Abana banjye si bwo banshakira ajya muri studio. Iyi studio none se ukumva banshakira nta bushobozi bafite kubirwanaho bamwe bakaba barubatse ibyo bakaba batabijyamo ukumva babikora bati hoya kubera ko uvuze ngo ubushobozi wabubona ubaye urumutse ubonye umuntu kugira inama ubushobozi wabubona nyine wababwira wowe kugushakira aho uzajya gukorera indirimbo deni nawe ugashaka bwa bushobozi ukajya muri studio inzozi zawe zikabimama nk'abandi kunshakira aho nkorera si banshakira aho nkorera si badafite ubushobozi bwo kugira ngo wenda ngo hagurwe ibyo bikoresho keza mbonye umuterankunga urumva abona umuterankunga akabona uko nkora none akambwira ati ngo haye ibikoresho mbaye ibikoresho ntago nabura ahantu nashakishe kandi mbonye ubufasha. None se muzehe wowe waraduhamagaye avuga turashaka ko tugukoresha ikiganiro muri make intego nyamukuru washaka ko tugufasha no gushaka umuterankunga no kukugira inama yuko wakora umuziki wawe icyo warugamije nyamukuru ni bwoko ki? Icyo ngamije cyatumye ngira ngo tuganire ndashaka umuterankunga nkantera inkunga none mbisi indirimbo zanjye mfite zibe zasohoka zigasohoka n'ahandi n'amahanga yose akazumva ukagaragara ko nanjye ndi umuhanzi w'umucuranzi. Wagira ngo tugukorere ubuvugizi n'umuterankunga wo gushyira inzozi zawe mu bikorwa zibimana. So guys musaza akeneye inkunga yo gusohora umuziki we agakabya inzozi. Ese muzehe watangiye ibintu byo gushaka kujya mu muziki ryari? Nabitangiye mfite nk'imyaka 15. Niba nakwinjiriye cyane ufite imyaka ingahe? Cya bintu birakomeye rwose pe mukore bishoboka mu mutera inkunga. Wabitangiye mu myaka 15 ufite imyaka 36. Hashize igihe kinini cyane. Ese nuko utabishyizemo imbaraga nyine ngo bigire impamo nuko nyine uvuze uti nta muntu nabona wo kumfasha nawe ukaterera agati muri ryinyo ukagenda ukicarira ugahitamo kujya gucuranga kano kaboro ku murenge no ku kagari byagenze gute? Jewe ndumva uyu muntu wo mu cyaro ukamenya ubona umuntu hano uvuga ati bikamushyira kumva ugomba ugakora ibigushobokeye ariko mbonye umuterankunga ntabikora rwose ahubwo ngashinga n'itorero ubundi nkajya tukaba nk'abantu 4-5 tukaza dukora ibirori haba ikirori haba muri leta haba mu bukwe tukagenda tukabataramira kandi bakamererwa neza bakaryoherwa. None se wumva inzozi zizabimamo nka ryari koko? Urateganya ko zizabimamo kujya muri studio ukaririmba ku buryo umuntu azajya kureba kuri YouTube kuri televiziyo akakumva kuri radio? Yose ni Imana ibikoraje ku mutima wanjye ndumva byabaho mbonye umuterankunga ariko byose ndabisaba. Ubu ku kagari ku murenge ku karere mu bukwe hose uririmba habuze umuntu n'uyu n'umwe wagutera inkunga kuri indirimbo? Haba n'igihe habaye nk'ibirori cyangwa se kwamamaza perezida cyagenda bamamazaga bafataga nk'amatorero bakajya kumuririmbira ko yaje nko muri stade ariko natwe twaragendaga twagera hariya kugira ngo tugaragare ubundi tubone polisi ikaduhagarika ikadusubiza inyuma ibikoresho byacu ngo tubisiga hariya tukinjira ko arashaka kugira ngo tugende turirimbe tugaragare tumenyekane ubwo tugasubira inyuma mu cyo tugacika intege rero. None se wavuze ngo abana wigisha gukora itorero mujye mucuranga kuko utehereye ku bana bawe cyangwa ntabwo babikunda? Ntabwo babikunda ntabwo babikurikirana. Biracyari ikibazo. So muzehe ugiye kutwibutsa amazina yawe utwibutsa aho utuye ku buryo nyine nihagira n'umuntu ureba kino kiganiro azamva kwenda ko ushaka ubufasha
akaba yashobora kugufasha akagusanga aho utuye akagufasha inzozi zawe zikaba impamo. Njye navuze ko izina ryanjye ari Kanyabitaro Filipo, nkaba ntuye hano ku Gasoro, akagari ka Gasoro, umudugudu wa Nyakabungo. Ubona akarere Akarere ni aka Nyanza, umurenge ni uwa Kigoma. Mwamwumvise, umusaza afite impano, afite inzozi ashaka kugira impamo. Umuntu wakumva akeneye kumufasha yadusanga hano kuri YouTube channel ya akatwandikira, cyangwa se akaza akatubaza aho atuye tukamumugeza. Umuze wakoze kutuganiriza ikiganiro cyane, nihagira umuterankunga uboneka tuzabigushyikiriza gufashe inzozi zawe nawe zibimamo. Murakoze, ariko kambaye akaririmbo katuye kandi karirimbo tarakunavuyemo. Nta kibazo, ngaturirimbire. Ningiriwe, uraho neza, yamuraho, yewe amakuru, yewe uri kumwe nande n'abanyamakuru bayiraye, yewe bazankora ubuvugizi, ntabwo ubizi, byemere bazabikora. Yewe urakoze, yeee.